zimwe zimaze igihe zazanye umusatsi ziryoshye hahandi hari abagore beza batagira ibyo babujijwe abantu baziruye ibizira babyambika ikote ryera na karuvati bigenda mu modoka nziza kubera ko ariho bituye bavuga ko ariko gakiza damu icyo kintu kizihi iki tugana no ku musozo ngiye ntago turi butinde tugana ku musozo reka tubwire aba bantu bagomba kumenya Yesu wari we nuko agenda n'amahame ye nuko akora turabashuhuje mwe mwese mudukurikiye aho muherereye hose mu bigo bigiye bitandukanye tubifuriza amahoro y'Imana n'urukundo ruva ku mwami Yesu rukomeze kubana namwe uyu munsi wa none nakiriye umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa ngo ni Yesu ni byose TV hanyuma akaba ari kumwe n'umuyobozi wa Safiro TV. Ikibazo umutaka uri murajya muri kamera hanyuma reka tubahaye ikaze abakunzi bacu tugiye kuganira nta nubwo turi butinde tugiye kuganira ku bintu birimo kugenda bivugwa ku muntu waje witwa ngo ni pasiteri ariko akavuga ati twanyweye amaraso y'abantu Samu ukimara kubona iriya nkuru wabyumvisha ute? Nabonye nk'ubushinyaguzi nk'ubusazi bibonaho kuba umuntu afite ikintu bita psychopath mu mutwe we kuko ibi bintu by'agakiza urebye naburasara uba nk'umusazi burundu ariko ugatora amashashi niyo mpamvu ibi bintu ari byo kwitonderwa namubonye nk'umuntu w'umusazi icyambere kituma navuga ko ari umusazi ni kimwe ni gutuza gushinyagura abana baracyahari umudamu aracyahari bamaze kugenda umugabo aragiye bo baracyahari basa nabibagiwe none rebe ibihe ugiye kubasubizamo damu abarokore tumaze kuba babi cyane ku rwego ruteye ubwoba ntago birenze akamere k'umuntu mu bantu nta rurimo tumaze kuba babi birenze kuba ubumuntu tugiye gufata kategori y'ubunyamaswa iyo urebye ubugambanyi gufungishanya ubugome mu nyangire hafi aha hirya aha Mutesi avuyeho hajuyu Asiya Benura ubundi social media imaze kujyaho abantu babasazi neza ariko twe ntituribona nuko tubibona tutaragira kure hari ubuhanuzi bwagiye buza ko nyuma y'urupfu rwa Pastor Eugene hazaza inkuru nyinshi zigenda zimuvuga urabizi ko akimara kwigendera cyangwa se kwitaba Imana haje umukobwa uvuga ngo yamuteye inda aragaruka aravuga ngo baranshutse bamaye amafaranga ibyo ni ibintu nawe wagiye wumva unabona hanyuma nyuma yaho haza umuhanuzi ati Imana yambwiye ngo ninjye ugiye gusimbura nyakwigendera ku buriri bwe yararagaho akavuga ati njyewe ndi umusore Imana yagira gute yishimira aravuga ati Imana yamumpaye abantu bavuga ati turimo gutwika arongera aragaruka ati ni mumbabare ati Imana ngo yisubiye kubera ko urumva Imana yisubiye ngo asanga ngo ntagakira umugore wanjye hagiye havugwa byinshi nyuma yaho baraza bavuga ngo haza undi muhanuzi aravuga ati wowe mubenure Asiya Siribuyu ngo ni igikiza none haje undi muntu nanone aravuga ati ni mu bantu bishe nyakwigendera Pastor Eugene ndimo nanyoye n'amaraso ye uyu muryango byibura cyangwa se nyakwigendera yari umunyabyaha icyo nicyo cya mbere icya kabiri uyu mubyeyi mama si harya nta rwego ruvugira abapfakazi rubaho kugira ngo buri muntu wese azajya avuga ngo nibakubenure ngerashaka kwibaza nta ruvugizi rw'abapfakazi rubaho damu ruvugizi rubaho buragiye muri RIB ibintu byagira uko bigenda erega RIB hari ibintu yinjiramo hari n'ibyo itinjiramo hari igihe babaje bati bariya ni abantu bo gutwika we nyirabyo agiye ntugatwikire ku buzima bw'umuntu nibyo njya mvuga damu nushaka gutwika cyangwa gukina ntugakinire ku buzima bw'umuntu no ku buzima bw'abana be no ku buzima bwe bwite prive niba wabuze aho ukinira jya mu ishyamba harimo ibiti ukine nabyo waruvuze uti Theogene yari umunyabyaha icyo kintu kizwi n'Imana n'umutima wa nyakwigendera wagiye
wala nakagira umuntu ukubeshya ngo ngiye none se kavuga ngo bari kumwe ngo muri iryo tsinda ryo kunywa amaraso y'abantu. Ntukishinga ibigambo by'abantu. N'umunyamagambo uriya ni umunyamagambo ni n'umusazi ahubwo nakubwiye ngo uriya ni umusazi. Umukobwa ari banga bikuye kujya indebe. Uriya ni umusazi nabonye ikigabo kimwe avuga indi matitira ndavuga nti Imana yararushye. Ati wi hari matitira avuga indimi ku kiganiro bita ngo niba ari Imana iriho TV ndavuga nti ibi bintu naga biteye ubwoba biteye n'agahinda n'umubabaro. Uraza ushinyagura niba amaraso yanyweye ese niki kitubwira ko wakijwe noneho niyo wakizwa. Ndare pasteur he ni pasteur mwisi iwabo mu nzu muri salo ye ni pasteur he ura muntu urabona ashumbye ngitore rya he itoro rya he muri zana irindi ni muri zana irindi nyine. Rero nicyo kibazo kiriho Damu, abantu babi b'inkozi zibibi bitiriye Imana bose baza ku murongo bavuga indimi barahanura bari abantu amafaranga bakoze ibintu bibi. Nicyo kibazo gospel ifite kuri uyu munsi. Inkozi zibibi zose ziza muri gospel zihanura, inkozi zibibi zose ziza zititira, inkozi z'amabi zose ziri muri social media. Niyo mpamvu babwira ngo ibi bintu n'ubyo erega wijya kuri Yesu yaravuze ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka. None se uragira ngo bigende gute kandi nyiri urukungu ahari abireba? Nicyo kibazo. None se nimba uyu muntu aza akavuga ati ngewe nanyweye amaraso ya nyakwigendera Pastor Theogene, ese twabyirwa n'iki nimba bundi ataragatwiko? Ikindi cya kabiri abantu badukurikiye babyumve neza. Uyu muntu nimba avuga ngo ngewe nishe nyakwigendera Pastor Theogene, icyambere uyu mubyeyi Asiya niho yaratangiye gukomera, afite imiryango iwe mu rugo, afite abana, afite abakunzi, afite iki. Noneho kuza kumukina ku mubyimba ngo nge nishe umugabo wa Asiya wa nyakwigendera, reka nkubwire niyo yaba ari agatwiko kandi simamya neza ko uyu muntu atari agatwiko k'abantu bageze nko muri bangaye nko muri bane bapanze uyu mushinga. Icyo nkubwira Damu, social media isigere habasazi benshi. Ikibazo nuko abantu tubabwiza ukuri ntago bashobora kumva bagakunda biracitse. None se nimba uyu muntu aza akavuga ati nishe runaka akaba yidedembye, bamuteze n'amatwi bamukurikiranye aranatitira kanahanura, navuze ariko ubundi ibi bintu ribira bibona oya kuramo nuza zana nuza wenda toze kubigendanamo neza. Yego, hanyuma abantu baze ko nibyo navugaga. Yesu yaravuze ngo urukungu n'amasaka kubera ko ari we ugena byose. Ariko hari abahanuzi bateshaga bagacyaha bakanavuga ngo ibi mubireke, ibi ntimubikore, ibi ntibikorwaho, ibi kirazira. None rero nta muntu ukibwira umuntu ngo iki kirazira, ahubwo ko abantu babaye bicamuke barakina bagakina no ku buzima bw'abantu. Reba nk'ibi biganiro bizahoraho, nk'umwana we nakura kumva iki kigabo kishe se ko dugira ibintu imitekerereze itandukanye. Ubundi abarokore hari abantu ntago ari abarokore, ingirwa abarokore zimaze kuba nk'abasazi. Niyo mpamvu ibintu bya social media umuntu uzi ubwenge akurikirana ibitangazamakuru bikubwiza ukuri apana bikwica, kuko ibintu biteye ubwoba. Imana n'amasengesho, amaze kwizera Imana n'amasengesho biza gutuma twuzura uburakari twese, kuko nanjye nari nkiri hagati muri bo nasenga ko n'abantu barabizi. Uvuga ngo mubamwishe nawe urimo mu ruseo kandi wari ukiri oya imbaraga z'abadayimoni kandi wari ugikorana nazo nari mbana nazo, ariko ngewe igisata nari ndimo ntago cyanyumereraga kwica cyangwa se kumpa uburyo n'ubushobozi bwo kuba nakwambura ubuzima umuntu. Oya reka buretse gatoyi, ntavuze ngo mu bantu bamwishe yararimo, no mu bantu banyoye amaraso yararimo. Aravuze ngo mu gisate yararimo ntago yari afite ubushobozi bwo kuba yakambura umuntu ubuzima cyangwa se Damuri ibi bintu neze avuze ibintu ari gucurikiranye. Mureka mbabwize ukuri, mujye mukina n'imibiri yanyu
mukine n'ubwenge bwanyu ariko mureke gukina n'imibiri y'abantu. Siko bimeze? Oya niko bimeze Damu. None se uraje baravuga ngo nanyoye amaraso ya Pastor Theogene. Ikibazo utararengaho. Yaragurutse mu mwuka wa daimoni be ajyaho yakora impanuka amaraso arayareza arayanywa. Yayanyweye ate? Amaraso ni ikintu liquide. Ndagira ngo barokore bajijuke bave mu bintu by'ubugoryi n'ubujiji. Amaraso ni liquide. Ese yarateze ajya Bugande. Urumva yagenderaga wijyakuruka amureba. Urumva yagendaga amaraso etafeta kiro cyangwa igikomba arategara. Urumva yabaga ikuzimu. Yari yarapfuye arazuka. Reka nkubwire nyine yari umupfu. Abantu badukurikiye ni mutitonda muzagwa murimbuke kubera kubura ubwenge. Ubu huye ninjije ikakurambikaho ibiganza wavuga ngo we n'umukozi w'Imana kandi ngo yarababenuraga hirya iyo ngiyo mu Ruhengeri. Reka mbabwire bantu musenga buri wese atunga Imana ye ku giti cye. Ntuzaze kureba Imana ya Samungu uze kureba ya Damuru nawe banza ushaka Imana ku giti cyawe kubera ko ibi bintu ahantu bigeze biteye isesemi n'agahinda n'umubabaro. Babyeyi mwabyaye namwe ba pasteur ubundi ibi bintu kukimwemera ko bigera hanga nta nisoni ukaza muri societe ukaza mu bantu kunywa amaraso ye nanjye narindi zahuki wiyizeye Imana n'amasengesho amaze kwizera Imana n'amasengesho biza gutuma twamutwaye twabipanze ndetse no yamutwaranye nabande ni bangahe bari hehe ko tabavuga amazina wiyizeye Imana n'amasengesho amaze kwizera Imana n'amasengesho biza gutuma twuzura uburakari twese nabandi nyine uburakari twese ko nanjye bari bangahe ni bande baba muri bo ntase mbo ikintu cya mbere ndabanza kwisegura kuri mama Asiya ndetse yaravuze ngo arabanza kwise ariko yarabanje no mama kantu aravuga ngo ni muri twebwe na bagenzi bacu nitwe twamutwaye twaramwishe ariko noneho ndisegura kuri mama Asiya so kutabayanjwa koko ibi bintu n'ubizanye kuri social media kugira ngo ibi bintu cyatamusanze ngagera iwe mu rugo amubwira ati nishe umugabo ariko yari gusohoka. Ibi bintu n'ubugoryi ibi bintu n'ubugoryi urumva bo bateguye impanuka. Reka nkubwire Damu wijya kuri bo urabona reka dusome Bibiliya abantu badukurikiye bazi gusenga cyangwa basomye biri Samuel wa mbere ibice by'umurongo wa 6 aho hantu mbwira uko havuga Samuel wa mbere ibice bibiri reka turi umurongo wa 6 tuhasome abantu noneho ngiye nkura abantu murunga bangabo Samuel wa mbere ibice bibiri umurongo wa 6 wonye umurongo wa 6 haranditse ngo Uwiteka arica agakiza ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Yego Uwiteka arica agakiza yego ashyira ikuzimu yarangiza agakurayo. Aha hariho abagabo b'ibibuno cyangwa ibigori cy'abanuzi b'ibibuno nk'uko wabivuze mu kiganiro cyashize biyitirira ibintu badashoboye batanazi. Nase yo nguyu nagabize uretse Uwiteka niwe utwara ubuzima igihe cyagenwe kigeze ntibishoboka ntibinabaho. Uwiteka niwe utwara ubuzima yarangiza akaba yanabutanga. Umunsi Lazaro apfa baravuze ngo birarangiye baranashyingura babibwiye Yesu ngo asibira 4 kujyayo kuko afite ubushobozi bwose n'isi no mwijuru bwo kuzura cyangwa sugapfa. Ubundi buri muntu afite igare rizamujyana yaba ari ikofe mugenzi wazagutera yaba ari impanuka yaba ari ukurwara malaria yaba ari cancer buri wese afite iremba azanyuramo. Abantu bavuga ngo Theogene yishwe n'aba bazimu negative kuko tuzi ko oya wijya kure ari ku rusengero ari akamuhoza. Yego Imana yaramanutse tinejeje umugeni umugeni aratashye urumva ndamwejeje none uyu muntu kari ukubeshya no gupapira ari n'ibinyoma ari nagatwiko ari nagapango k'abanyamakuru bagira muri bangaye urumva kuko nimba ari agatwiko hanyuma nimba Imana yari imanukiye muri kamuze kabaga ati nejeje umugeni
iyo Imana yejeje umugeni umudayimoni ajya kunywa amaraso y'uwo muntu wejejwe n'Imana gute? Nibyo nkubwira. Imana nimba yakwejeje n'umubiri wawe Imana irawurinda nimba ikanabitangaza. Umuntu wapfuye, umuntu w'Imana iyo yapfuye umudayimoni aramwiba, ntibishoboka, ntibibaho. Kandi Bibiliya ivuga ngo n'umubiri urarindwa. Uyu mukiranutsi wapfuye umubiri we urarindwa. Tuhurugera abantu bakurikiye Safiro TV. Mose Imana yarazamuye umusozi mwereka i Kanani. Abwira ngo ariko ntuzagerayo. Ngirangije imutera urwara. Ngo marayika w'Imana nosane baza kurwanya intumbi ya Mose. Uzi uko byagenze? Tugusobanurire. Daimoni yaramureze. Ati wakubise igitare n'ibindi. Ngo ako kanya ngo marayika mwambura ikanzu iriho ibizinga. Ngamwambika ikanzu nziza. Ngo shitana mwaye abwira marayika ngo ngaho ntuka kubera kuratsinze wigende. Ngo marayika abwira ngo genda umwami Imana azaguhana. Amadini yigishije abantu imigenzo n'imihango y'idini ntiyabigisha Kristo. Ntago Theogene yibwe n'abazimu, nabisubiramo. Igihe cyo kugenda iyo kigeze umuntu aragenda icyari cyo cyose, kuko Imana izi imbere ikamenya itangira n'iherezo, niyizi icyo yakoze nizi ibyo yakoze. Ibi byose bari gukora ku batwi kw'abanyamakuru nagira mbabwire ngo ni ibigoryi, ntago natinya kubivuga. Aba bana niba bakora ibiganiro bazabishyiramo. Ibi ubundi abarokore dukora ibintu nako saba abarokore abarokore dukora ibintu tudatekereje ingaruka zizaba kuri ibi bintu. Nabonye umunga atitira kuri TV biti Imana irahari, TV aratitira avuga ibintu uriya munyamakuru ntago namurenganye kuko ari gushaka iki? Ashaka gucuruza, arashaka views. Oya noneho nyirubwite, noneho wereka tuvuge ngo we nyirubwite izindi midamuru si ujye ngo duteranye inyuguti 2-3 biravamo indimi. Aba bantu nibadacunga bazagwa mu mwobo batazikuramo. Ntago nakubwiye ari umuntu ngewe twigeze guhura arambwira ati mvuge mu ndimi wumve, kandi yinywera inzoga hari ati ziriwirizi. Urumva ziriwirizi arazivuga kandi arazimanuka tipi ashyiramo n'ibindi by'ibiringa rukuntu. Kandi nanjye mbigenzuye ndavuga ati uyu muntu agiye ari kuri kamera ibavuga ko ari iki? Ari umuhanuzi, ari umukozi w'Imana. Wabwira icyo abantu bizera indimi kuruta kwizera ijambo ry'Imana? Nibabanze bizere Yesu. Ikindi cya kabiri bizere nyiri gutanga izi ndimi. Yego. Bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi bazabyongerera. No, kandi ikindi cya kabiri abantu bakunze ubuhanuzi kuruta gukunda ijambo. Muri make barashaka ibitangaza badashaka nyirabyo. Nyiri bitangaza niho rero umukobwa w'iyi minsi abura umugabo akajya muri hehe? Ku muhanuzi. Kabiri umusinzi aragatireka njye gukizwa, iyo ageze mu ndani akabona ibyo ari gukorerwamo asubirayo. Nta mbuto ziriyo wakwerera umusinzi. None se uzaza hano kuri kamera urata amabuno, uze hano kuri kamera urata ibituza, uze kuri kamera urata isura ubwiza, urarata inzobi, urarata inyinya, urarata amataye, amaguru meza, urarata inzu nziza, imodoka nziza, inzu nziza, abana beza, ngo akazi keza. None ibyo ngibyo ni nabyo Satani yuririraho. Akavuga ati rero kubera ko abarokore barindagiriye mu butunzi, natwe reka turabatakira he kuri bagenzi babo. None wowe uraza uvuga ijambo ry'Imana, undi umukozi wa Satani araza asenye rya jambo ry'Imana, aza n'ubuhanuzi bw'ubucupuri. Aravuga ati twishe Pastor Theogene inzabuga. None wumve kuntu Satani afite amayeri menshi. Aravuga ati twebwe twemera Pastor Claude kari umunyakuri. Ikindi umuntu watunaniye ni Pastor Rutayisire, niwe muntu watunaniye. Babonye ko Pastor Rutayisire ari ufite imbaraga wenyine muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nibyo nkubwira. Barareba ati nituvuga Pastor Theogene tukamugerekaho ibibi turi buzamuke. Ariko wa mugani nimba byari bishoboka ngo Imana wenda izuye nka Pastor Theogene yavuga ati ariko bundi mwangunze umwe mugenda mwamvuga, hari uwabatumye kumvuga. Ibi bintu bisigaye biteye ubwoba n'agahinda n'umubabaro.
noneho abarokore b'iyi minsi rero nta kindi kintu ni ukwirata ubutunzi, nisiga amavuta meza, Imana irambika, Imana iragabura, Imana igira gute. Kandi ntituyobewe muri loji, muri hoteli, mu bubari, aho hantu heza ntago bavuga ubwesikoro buri n'ubwesikoro ntago bahatangwa. Urumva noneho bakaza bagati ngewe Imana yampaye imodoka, ariko iyi modoka nubwo yayibonye baraye bamubenuye, wa mugane kadukoresha iryo jambo, baraye bamubenuye bamuha iyo modoka. Yurira indege akajya gusambanira Dubai, akajya muri Amerika, muri Canada, yirirwa afata video call hamwe n'abadiaspora hiryo ngewe babagabo nabo bataye ubwenge. Urumva bakamwireza amafaranga, nibo babishyura n'aya mazu meza n'aya mataje. None bakazanga Imana ngiratabara. None se ariko nitwibagire ko na Satani agira gute nawe atabara nyine ababuze ubwenge. Iyo urebye social media, abamama abagabo batangiye bavuga ukuri, bavuga ubutumwa, baracyavuga ubutumwa, bose nibo babyica, byararangiye. Niyo mpamvu ubwira ngo turi mu minsi igoye, uzabura ubwenge akishinga ibi bintu azagwa, ariko uzakomera ku byo yamenye azakizwa. Uyu mugabo mu mwirinde, itorero ashumye ndisabiye ku Mana icyampa bagahumuka amaso, kuko uyu muntu n'umunyabinyoma mubi, n'ingegera, ntago ntukanye. Ariko mujye mureka ibyo kuvuga nabi tubivuge uko biri, n'ibyo kuvuga neza tubivuge neza uko biri. Uyu mugabo ni mubi mu bantu babaho muri sosiyete nyarwanda, ni ikibazo. Nta soni, urakinira ku bana babaye imfubyi, urakinira ku mudamu twateye no kunzahukerega, urakina iyo mikino mwavanye iyo mikino. Aba banyamakuru yahahiraga abantu bagera muri 20 cyangwa barenga 30. Uyu munsi wa none bakaba bakumva mu Benu Rasiya reguriya. Ahubwo ngewe ndagira inama mama Asi ni yitonde cyane, kuko icyambere uyu muntu bashara kumuteza umwuka w'impanuka nawe agapfa. Aba bantu kabiri bivuze ngo aba bantu bari kuri social media banavuga ibi bagiye kuraguza. Ikindi cya kabiri bo barimo barashaka gufata Asiya na Murungi Sabi babahondanye imitwe. Systeme abantu nabagome damu, urumva ni systeme. None niba mara kubahondanya imitwe bahite bajya kuri Chita bahondanye imitwe. Noneho mama Asiya bari abantu ari Murungi Sabe, Chita uyu nguyu baramuzi, ni abantu babaye hafi y'iyi miryango. Yego, no mu gihe cyo kurwanya bari hafi y'iyo miryango. Urumva ni inshuti. Rero nimba aba bantu bafashe iyi cyangwa se iyi diru bayikinnye gutya, ngo baba barimo gushaka ukuntu babahondanya imitwe, bakerekana ko Umurungi Sabe hari izindi mbaraga akorana nazo, bakayita berekana ko Chita ari izindi mbaraga akorana nazo. Uranyumva sinzi niba ibyo ndi kuvuga uri gusobanukirwa. So bivuze ngo iki rero, abantu bakwiye kumenya ngo ese aba bantu barimo kuza bavuga uyu muryango ni bantu ki. Kabiri, abantu bagomba kumenya ngo aba bantu bazaga bigisha ijambo ry'Imana barimo kuza barata amabuno urumva, kwanika amata ko hariya, bagaragaza ko bateye, bagaragaza amazu meza babamo, birirwa berekana ibyo batunze, ukibaza ijambo bari bafite aho ryagiye rikakuyobera. Urumva, kumbi Satani yaravuze rero aba bantu barimo gushaka ubutunzi, natwe reka tubatakire mu ubutunzi. Satani akwataka ku kintu cyose ubona uhanzeho amaso. Bivuze ngo kuri social media hari intumbi nyinshi tuzi ko zihagaze zinagenda tubona zihumeka, bararangiye. Nta butumwa bwiza bukibarimo, nta gakiza kakibarimo, no kwihimbaza no kwiyemera. Imana dutabare rero. Bigeze ahantu biteye ubwoba, abantu mukurikirana social media, bantu mukurikirana ijambo ry'Imana, bantu mukunda Yesu, bantu mwizera Imana, ibintu bigezaho byabaye bibi kuruta uko mubitekereza. Abantu baricara bakagambanira umuntu, ukaza ukabyamamaza, useka, unavuga, nta n'ikibazo na kimwe ufite. Mu bantu havuyemo ubumuntu, hajemo ubunyamaswa. Wijya kure
Satani dore ukuntu cyangwa se uyu mushinga wo gusenya abakozi b'Imana yego yawupanze. Yaricaye arareba aravuga ati ni gute ngewe nasenya uriya mupasiteri. Urumva inama iraterana, tugiye yarateranye, maze guterana aravuga ati rero ukuntu tuzabafata nuko urabona Damuru reka nihereho yigisha ijambo, ni gute namufata ijambo yari afite rikamushiramo, harya akennye iki, ubukode bumumereye nabi, nta myenda agira. Urumva buriya nitumukubita inzu tukamuha ibyo kurya tukamuha imyenda yo kwambara tukamukubita imodoka nziza, azigisha ibitangaza, ijambo rizahita rigira gute rigabanyuka muri we. Aha, akajya rero kuri wa, urumva uwo nguwo akayita amufatira gutyo, akajya ku muhanuzi. Uriya muhanuzi kahanura ibintu bikomeye kandi bikakaye, ibintu ahanuye bigasohora, tuzamufata gute? Bakareba harya hari amafaranga agira, Ati ntayo. ntayo. Harya hari umu diaspora wari wamuhamagara, ntawe. Okay, twebwe tugiye gukoresha abacu, aba diaspora bacu, urumva dukorana nabo, twahaye ubutunzi, twahaye izindi mbaraga, noneho twebwe turamunamura, bya bihe yagiranaga n'Imana bigabanyuke muri we. Turabanza tumumara inzara, turabanza tumutuze ahagutse, turamuhuza n'aba diaspora bafite amafaranga, nitumukubita amadolari 300 arashima Imana ko yagize gute Yaciyemo. Urumva systeme. None se damutararengaho, uyu mwuka Yesu yasigiye abantu ngo numufasha, kuki arushwa imbaraga n'imigambi ya daimoni? Aha, ndagusubiza aho ngaho. Icyambere nuko aba bantu bizeye Yesu bamwimuje ubutunzi, inda nini, inzangano, ishyari, ubugome. Subiramo neza. Reka mbigusobanurire neza n'abantu badukurikiye babyumve. Impamvu uyu mwuka wera bamwimuye muri bo agahunga kagenda, icyambere bamwimuje ubutunzi, urumva, inda nini, ubusambo, ubugome, ishyari. Nicyo cyatumye umwuka wera mu bantu. Urumva kuko icyambere Yesu aba ahantu hari urukundo, umunezero, amahoro, kwifuriza ineza mugenzi wawe. Urumva kuko ntaga Yesu atura ahantu hari ubugambanyi, ntago Yesu atura mu manyanga, ntago atura mu budode, ntago atura mu matiku, ntago atura mu butiriganya. Sawa rero, atura ahantu heza hazima. Urakoze cyane, kuko yaravuze ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. None se umubiri wawe urarwaye kandi urabizi neza ko ukenyerere ku miti, urabizi neza kujya mu bapfumu, n'ibitangaza bikoreshwa n'imiti, n'ibitangaza bikoreshwa n'imiti. None kugira ngo mwereke ko Satani afite imbaraga zikomeye, yaravuze ati abantu bakunda ubuhanuzi. Rero kugira ngo tubereke, dore turafata abacu twahaye za mbaraga, turabimika, tubagire ba pasteri, abaprofete, abaposo, urumva, turabagira abantu bakomeye, turabaha ubutware n'ubushobozi. Noneho turafata abantu ukora ko bakunda za kamera za biracitse, urumva, niho tubohereza, niho tubohereza, aho bakumvisha ijambo rikiza ubugingo n'umutima n'umubiri. Nimuze Yesu arakiza, nimuze Shakira, viza, igitangaza, imodoka. Ariko wabwe abantu imikorere ya Kristo, aje kiza bugufi kuva wamumenya. Yesu ntabwo ajya ahantu hari ubutunzi. Wapi? Yesu ajya ahantu hatari ubutunzi. Yego. Urumva
kuko Yesu iyo ajya ahantu hari ubutunzi aba yaravukiye rwa Faisal, aba yaravukiye sehashika, ariko yavukiye mu muvuri usuzuguritse, ahantu usuzugura. Yesu ajya ahantu hasuzuguritse kugira ngo ntiyavuze ngo niwe ushyira hasi, arica agakiza, niwe wica agakiza agashyira ikuzimu kandi agakura. Bisobanuye ngo uyu wo hasi niwe Yesu aturayo, uyu muntu akiturira kwa Yesu. None se aba bantu bazahumuka ryari kuri social media ngo bamenye ukuri? Bibiri iravuga ngo bafite amaso kureba ntibareba, Karabaye. bafite n'amatwi yo kumva ariko ntibumva. None se ubu twakora iki? Yesu yaravuze ngo nimba ushaka ko tujyana i Babuloni uze tujyane, ariko nimba utabishaka. Zimwe zimaze igihe zazanye umusatsi ziryoshye, hahandi hari abagore beza batagira ibyo babujijwe, abantu baziruye ibizira babyambika ikote ryera na karuvati, bigenda mu modoka nziza, kubera ko ariho bituye bavuga ko ariko gakiza. Damu icyo kintu kiziho iki? Mbwiza ukuri. Tugana no ku musozo, ngewe ntago turi butinde, tugana ku musozo. Reka tubwire aba bantu, aba bantu bagomba kumenya Yesu uwo ari we, nuko agenda, n'amahame ye, nuko akora. Ukunda kubwiriza ubutumwa, uzakora ikiganiro cya Yesu n'imikorere n'amahame ye n'umukurikira uko agomba kuba. Ejo nzagisohora aho bagiwe inzira uwinyuramo ko bameze. Nyamara Yesaya yaravuze ngo naho abantu yaba umuswa, arwara imvunja ari umuswa, ngo ntago azayobya inzira, kuko havirwa n'umucyo iteka ryose. Abantu bataye umucyo bakurikira umwijima, n'umwijima usa n'umucyo. Rero abantu icyo bamenya nuko bagomba gushaka Yesu, kandi umuntu wese umushakashakanye umwete aramubona. None se ni iki gituma muri gukubitwa muzize kutumvira? Ni iki gituma mugikomeza kurwara hanyuma mukanga kumvira Yesu ngo azabakize? Ni iki gituma muhora mukubitwa n'ibibyimba na za karande na za kanseri na za diyabete n'iyo mivumo na za karande zose? Kubera iki mukomeza gukumya mukubitwa? Mwaranze kwizera Yesu n'umwami n'umukiza. Hari abantu bavuga ngo twaramwizeye ngo turanasenga, ariko se ufite kwizera? Ubu urumva Yesu aje izi saha, uracyafite kwizera ko Yesu n'umwami ari umukiza ku buzima bwawe? Kandi batandukanye ibintu damu. Hari ishuri ry'Imana gushyiramo ngigukuze, hari n'iryo wowe wijyanamo, kandi abantu benshi bijyanye mu mashuri. None se uyu munsi oye buretse gatoya, nari mvuze ngo buretse gataye, urumva? Noneho buretse gato nkwereke, uyu munsi wa none Imana irakubwira ngo ufasha runaka, si Imana igusanze se? nawe ubwawe urabyemeye ko urabyiyemereye ati ngewe nzafasha, wenda reka niterewe nzafasha Damuru, nzamwambika ikote. Subivuye mu kanwa kawe, uyu munsi wa none ntabyo uvuze. Harya ubwo Imana izaza kugutabara muri cya gihe nawe uhuye n'ikibazo gute? Cyangwa bya bindi bizajya bikugaruka imbere? Kabisa icyo cyo ndacyemera. Mureke mujye mubwiza abantu kuri. Uyu munsi wa none urabizi neza uri umukobwa, urashaka umugabo, kandi buri joro n'ubundi uramubona. Imana izaguha umugabo w'igihwere nkawe. Ubukwe bw'iki? Ushaka ubukwe bw'iki? Nyewe ngo kazo gatereka ayo maso yawe urayaterekera Imana bizavimo. Hariho abo n'uwo numvisha avuga ngo ngiye ngo ndagenda nkakaraga ikibuno imbere y'Imana, ngo Imana ngikadimbira. Inawe ibaze gukaraga ikibuno imbere ku gatuti, koko gukaraga ikibuno ukagitigisa we, aryo bwo uburi gutigirisa ikibuno Imana, cyangwa ahubwo urimo kugitigisiza abagabo n'abasore kugira ngo baze kukubenura nimugoroba? Turushijeho kunezeza amaso y'abantu n'iby'imitima yabo ishaka, ariko twibagiwe kunezeza Imana. Nicyo kibazo gihari. Mbisubiremo, turushijeho kunezeza abantu n'iby'imitima yabo ishaka n'irari ryabo, ariko ntitunezeze Imana. Yaravuze muri Zaburi ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, ariko izabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byose ku murongo. Abantu mwihane, ndabasaba ikintu kimwe,
mukurikirane ukuri nyako kuzababatura. Nimujya muri ubuwe bw'abahanuzi bari kuri social media n'aba bantu babagabo bigo ry'ibindarikwa bavuga iby'ibinyoma, ntago muzakizwa. Uriya muntu niba aranyweye amaraso yakuramika ikiganza kihe wakira, yagusengera ihe sengesho. Reka nsoze damu, ariko birababaje, ndagira ngo tujye dukora ibiganiro bikura abantu mu buyobe. Damu utegura inyigisho yo kubwira abantu Kristo. Reka nkubwire, uyu nguyu nawe aje mu bantu, cyangwa se uyu nguyu uvuze ngo nanyweye amaraso ya nyakwigendera, arabanje haza uvuga ati umubenure, haza avuga ati Imana Yesu. Ariko ubona izo mvugo ntago ziva ku Mana. Kubenura si abantu se nka batatu, kubenura niba uri umuhanuzi w'Imana si abantu se nka batatu nka bane. Nitujya kugenzura neza turasanga aya madini yisha abakristo mu mutwe. Icyo 100% ntago bababwiye Kristo, yisha abakristo bababwiye cyacumi cyinshi. Noneho buretse gatoya, noneho n'abakristo rero b'insi nabo bishwe n'inda nini. Urumva birababaje, bishwe n'ubutunzi, birababaje. Kuko Yesu mvu ukuntu yaravuze ngo bana batoya muri ab'Imana, kuko abandi mwabanesheje. Uri muri mwe aruta uri mu bisi. Nicyo gituma bisi bakunda ibyisi, ariko abanjye cyangwa se abana b'Imana bo bakunda iby'Imana. Uyu munsi wa none tuvuga ijambo ry'Imana bakadutera amabuye. Uyu munsi wa none tubabwiza ukuri bakanga kumva uko kuri, kandi uko kuri niko kuzajya kuba batura ukabakura mu byaha. Kuko izina ryitwa Yesu rigukura mu cyaha rikagushyira mu gisubizo. Subiremo iri jambo, izina ryitwa Yesu rigukura mu cyaha rikagushyira mu gisubizo. Izina ryitwa Yesu rigukura mu businzi rikaguha mwuka wera. Izina ryitwa Yesu rigukura mu busambanyi rikakubakira urugo. Izina ryitwa Yesu rigukura mu burwayi rikaguha gukira. Izina ryitwa Yesu rigukura mu bitaro rikakuha ubuzima. Ariko iri zina ryitwa Yesu iyaba barihaga agaciro, umukristo akariha agaciro, umuhanuzi akariha agaciro, umupasiteri akariha agaciro, kugira ngo naho abapasiteri bose bangane, bafungishanye bashinjanye ingengabitekerezo ya jenoside kutacyongera. Umwe akabwira undi ngo kugira ngo nawe nakwica abana bawe nkabarera. Bapasiteri bafashe Bibiliya baravuga ngo Imana ibyo bintu. Ariko damu, reka ari ikintu nkubwira, reka twisore ntituvuga ngo turasenga. Wagira ngo tuba dusenga Imana nyakuri, igihugu cyo cyariho jenoside tuba dufite insengero zirimo inzibutso. Iyo tuba dusenga Imana ntago wakarebye damu ngo ufite izuru ni uvuge ngo ni umututsi, no. Ntago wakarebye Samu ko ufite izuru ni navuge ngo ni umuhutu, no. Ntago dusenga, ahubwo turi indyarya. Imana niza gukubura uzabureba, izahera kuwo hejuru igeze ku mugaragu w'imbata. Cyo ko zahirwa wamese bishura byo mu maraso y'umwana w'intama, niko ijambo ritubwira mu byahishuwe. Hahirwa wamese bishura byo mu maraso y'umwana w'intama. Mukizwe kuko ibihesi bya bindi. Uwibareke kwiba, ugambana reke kugambana, ufite mu nyangire nayireke, ushaka gushwanisha mugenzi w'undi nabireke, ugenda uteranya mwene se nabireke, kuko Imana izaza. Damu dusengere twisoreze, nakagaruka ibiganiro byacu. Mana mu izina rya Yesu turagushimye ko wageze neza kuduha uyu mwanya, tuvuze ibyawe, herekeza aya magambo avugiwe hano, kandi nimba ubona ari aho twataraye utubabarire. Ariko nimba ubona ko iri jambo rizaba turababana, riherekeze rigende rihinguranye mu mitima y'abadukurikiye mu izina rya Yesu. Urakoze, ndagushimiye uhereye none n'iteka ryose. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.